ngo Imana yambwiye ngo igihe cy'abakozi kirarangiye, ngo hagiye gukora abana b'Imana. Igihe cy'abakozi b'indanini kirarangiye, hagiye gukora abana b'Imana. Igihe mwakubitiye izo ntama kirahagije, hagiye gukora abana b'Imana. Imana yabahaye intama ngo muziragire, izakomeretse muzomore, izirwaye muzirwaze. Imana yabahaye intama mwabasumba mwe, ngo Imana ibaza imyaka wamaze kuyu murimo yaguhaye igushizeho, wamaze iyi myaka yose urimo urakubita intama, urimo urazikomeretsa. Ngira ngo mugize ubwoba bw'ibyorezo. Imana irambwira ngo ko haje bikeya mukagira ubwoba, bamwe batangiye guhunga. Hari abavuye muri Kigali bagiye ngo mu cyaro ngo ibyorezo bitazabageraho, ariko nta hantu icyorezo kitaragera, Imana kitazagera. Imana irambwira ngo muguci Burundi. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Nk'iki gihugu cy'u Burundi bwagezemo, bari kuvuga ngo Imana igiye ngo uyu mwami w'umunyamwaga yimye ingoma aje kurimbura, kandi namwe muri kubibonesha amaso, aje kurimbura bitangaje, igiteye agahinda, ngo ararimbura abakomeye. Aba bakomeye ni abahe? Ni bamwe ngo mwitonde, mwitonde, hari umudayimoni ugiye kwiyita Emmanuel. Yego, hari umudayimoni ugiye kwita Emmanuel, azaza mu bwami bwitwa Emmanuel. Aba bantu bazaza bashinga amatorero ku isi, bavuge bahamye umuntu witwa Emmanuel utari Kristo. Ndetse uyu muntu witwa bazajya bavuga ngo umucunguzi wa uwo nyawe w'ukuri ni Emmanuel, ngo Yesu Kristo. Bazajya bavuga ko yavuye kuri Satani. Ubwami bw'Imana bugiye kurwanwa muri uwo mudayimoni witwa Emmanuel uja yiyita umucunguzi. Aba bantu bazaba bitwa ko bakorera Imana, ariko bazaba bafite inyigisho zo kuyobya abantu bari ku masosho media. Mube maso abantu bati. Imana irambwira ngo bwira abantu bigana abandi kuvuza ibivugirizo mu rusengero, ubabwire ngo icyo kivugirizo uwakizanye afite izindi mbaraga bahamagara. Wowe uri kubikora uhamagara iki? Nimba ari njye ukorera. Imana irambwira ngo mu rusengero ntago ari iribatiro, mujye muvugisha umunwa nabahaye, muzamura amajwi nabahaye. Ibi bivugirizo mubireke bene data, kuko mwamaze kugibwaho n'uwo mwuka wo umuntu wese uzika avuze icyo kivugirizo atazi ubusobanuro bwacyo. Imana yambwiye ngo asenge uwo mwuka. Abantu bigana bahanura bakoze mu mufuka. Imana irambwira ngo aba bantu bahanura bakoze mu mufuka, kubw'igiceri kirimo bakuye mu bapfumu bari guhanuriraho, kiri kubereka amayerekwa y'abantu aho ngaho, kubw'imiti iri muri uwo mufuka bakuye mu bapfumu ariyo iri gutuma babona amayerekwa ari aho ngaho. Irambwira ngo wowe nimba ari njye wagutumye, niki gituma ushyira amaboko mu mufuka? Irambwira ngo muhagarare nk'abana b'Imana, mwere mugaragare nk'aho muri abana banje, muhamye njyewe w'ukuri. Imana irambwira ngo abantu basigaye bajya mu rusengero bakababwira ngo muzamure ibitambaro, mugahimbaza Imana muzamura ibitambaro. Imana irabaye intama, mwarazikubise, mwarazikomerekeje, zarataraye. Imana yabahaye intama, zarazimiye, zarazimiye. Imana iri kubabwira ngo igihe cy'abakozi kirarangiye. Imana irimo iravugana namwe ngo mureke ubwoba, kuko Satani azanye umwuka w'ubwoba ku bantu, ku bahanuzi, ku bapasiteri, ku basumba. Ashizeho umwuka w'ubwoba, bigiye guca
mu madini, bigiye guca mu bayobozi, bigiye guca mu buryo bwose. Mugire umwuka w'ubwoba wo guhamya Imana. Uyu mwuka w'ubwoba Imana irambwira ngo musenge. Reka ngusuze kandi mwifurize amahoro y'Imana ndetse n'igishituka kwiteka Imana. Nshuti muvanga ukunda ijambo ry'Imana kandi ugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana ibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose hafi na kure. Rero aho uherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwanjye, mwese turabasuhuje. Ariko kandi namwe muherereye mu ntara ya gatanu ariyo diaspora, mwumva ururimi turi kuvuga, turabasuhuje, turabaramukije. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana uwitanga ubomeho ndetse n'abanyu bose, ndetse Imana yivange mu byo mukora byose. Uyu ni Umusaraba TV, wahageze kora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byose binyura ku Musaraba TV, kandi nubona bikunze ko nabyishimiye nyabona usangiza ubutumwa bwiza abandi kugira ngo nabo bamenye Yesu Kristo, kuko nkunda kubabwira ngo turi mu gihe cya nyuma, igihe Yesu ari kweza umugeni kugira ngo azamwishyire atariho umugaya cyangwa se umunkanyari. Nuko twinjira mu kiganiro cyacu yongeza umugisha wo kubona n'umubyeyi. Nimba ari umubyeyi ntawe ndabimenya neza, ariko ndabiketseka arabitubwira. Ariko tugize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Icyo nabwa cyo ni umukozi w'Imana, ntago abantu bacana bari abakozi b'Imana. Yego, niyo tugiye guhana muri kano kanya rero, reka tumuhe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Yego, murakoze cyane kunyakira ku Musaraba TV. Ni ubwa mbere mageze kandi ndabashimiye ko mwemeye kunyakira. Mwami Imana abaho umugisha. Ndabashuhuje cyane abakurikiye Umusaraba TV, baba bari mu Rwanda, baba bari hanze y'igihugu, mu bihugu bitandukanye. Mwami Imana abishimire. Nitwa mazina y'ababyeyi Ndatimana Francine, kandi mfite abana babiri n'umugisha. Ni mama Neymar ni na mama Berize. Rero data yampinduriye amazina, nitwa General Esther mama w'amahanga, niyo mazina nkoresha muri uyu murimo. Ndi umukristo. Yesu ni umwami n'umukiza wanjye. Nkunda Imana, nkunda abantu bayo, kandi nyobora groupe yitwa abasirikare ba Kristo. Ngira ngo ni nayo mpamvu mwumvishe mvuga Generali. Ni izina Imana yampaye kubwo murimo, kuko yari tubwiye ko akazi nta handi kari ari mu gisirikare, ariko ni igisirikare cyo mu buryo bw'umwuka. Rero Imana ibaho umugisha, ndumva ari byo. Murakoze cyane. Imana igumugisha Generali. Ngaragaza karusa Generali, umusirikare wa Kristo. Ariko uzi ko ni ya groupe birwamagana. Yego. Ndumva mbyibutsa ukuntu. Yego. Uri buze kutubwira hari aho iryo zina ryaturutse neza mu kiganiro, nibiza gukunda nibidakora tuzabivuga ubutaha. Watubwiye ngo n'ubwa mbere ugeze ku Musaraba TV, n'ubwa nyuma se? Oya, ntabwo ari ubwa nyuma, kubera ko Musaraba TV ni abana b'Imana, kandi nkunda kugendana n'abana b'Imana muri uru rugendo. Rero tuzakomezanya mu gihe cyose tukiri muri uru rugendo rujya mu ijuru, tukiri mu isi. Ntekereza ko tuzagumana, tugakomeza kuvuga Imana, tukavuga Yesu, tukavuga ubutumwa bwiza. Rero tuzagumana, ntago tuzatandukana, niko ntekereza. Yego, Imana igumisha, turabyishimiye. Naduteze amatwi babyumvishe, kandi bize ko ari gukunda cyane, nako natwe twagukunze. Yego, uravuze ngo muzakomeza kuvuga Imana. Ariko iyo murebye muri iyi minsi, mubona abavuga Imana bahari? Reka mbivuge gutyo.
yego abavuga imana barahari ariko n'abayivuga uko navuga uko itari barahari bivuga ngo n'abarwanya umurimo w'Imana barahari kandi baragwiriye biranagoye kuba waba uri mu mubiri ngo utandukanye umwana w'Imana n'umukozi w'Imana. Njya mvuga ngo hari abantu bavuga ngo ni abakozi b'Imana ariko Imana iri kuvuga ngo igihe cy'abakozi kirarangiye hagiye gukora abana b'Imana. Rero abana b'Imana abakozi b'Imana bakora nk'abakozi ariko abana b'Imana bakora nk'abari mu rugo kwa data. Rero abavuga Imana barahari bukuri nubwo ari bakeya ariko barahari ntago ducitse intege kuko uko byagenda kose Yesu yaranesheje Satani ararwana ariko ntago ari umuneshi turacyakomeje. Kuko impamvu nkubajije gutyo abavuga Imana nibyo turababona benshi ariko twasesengura tugasanga muri bo ku munwa ni benshi turabafite benshi baruzuye ariko iyo dusesenguye cyangwa se iyo abantu urebye usanga mu bantu 90 mu bantu 100 40 nabo dufite. Yego n'undi Yesu yaravuze turi mu bihe bya nyuma nkuko watsangiye ubivuga turi mu bihe bya nyuma pe kandi Yesu yaravuze ngo bazajya biyitirira izina ryanjye kandi nyine nabo ngabo bazaza bayobya biyitiriye rya zina bari kuvuga ko bavuga Imana ariko yaravuze ngo icyo muzabamenyeraho ni imbuto zabo. Niyo mpamvu uko bivuze iyo urebye imbuto zabo bavuga Imana uhita ubona ko ya Mana bavuga nyine niyo ku munwa ariko ntayibarimo. Rero ikiza nuko abantu dusaba ko umwuka wera aba mu bantu akareka kuba ku bantu ko umwuka wera iyo ari mu muntu yera imbuto za mwuka wera ariko iyo ari ku muntu yera imbuto akora ibya kamere kuko muri we nta mwuka wera urimo akora ibya kamere nyine kandi Bibiliya iravuga ngo kamere ibyo irarikira ntabwo ari byo mwuka ararikira na mwuka wera ararikira ibyo kamere itararikira. Bivuga ngo ibyo bintu birahabanye gutura mu muntu umwe. Niyo mpamvu ureba za mbuto z'abavuga Imana ugasanga abenshi ikigero kinini bari kuvuga Imana ariko itabarimo bari kuyivuga mu nyungu zabo zindi bagamije ku ruhande rwabyo ariko Imana iriho nta nubwo izareka kubaho kuko yitwa uhoraho ni ibihe byose. Rero Imana yo iriho n'abayivuga bariho bazaba bakeya ariko bazaba bariho kuko Yesu yaravuze ngo iyi nzira ijya mu ijuru ni inzira ifunganye. Aravuga ngo munyure mu nzira ifunganye kubera ko mu nzira inzira yo ijya kurimbuka ni inzira yagutse inyurwamo n'abantu benshi. Ni nayo mpamvu babandi bavuga Imana by'ukuri uzasanga ari bake ariko baracyahari ibihumbi 7 bitarapfukamira bayari. Ntekereza ko hari bitakiri 7 ariko waniyo terime tugenderaho ushaka kuba barenga ariko kubwayiri yabyo yavuze 7 baracyahari batarapfukamira birahari ushaka kuba tenda aracyari 700 birashoboka byose biri mu Mana bwayo cyane ko tutapfa kubirebesha ariko cyane iyo turebye ku mbuto hajye tubikemanga. Uti nitwa Generali nyobora groupe Imana twise groupe abasirikare. Kubera iki groupe abasirikare yatangiye gute ko iki mwahise groupe y'abasirikare no kubera iki? Iryo zina ni Imana yatubwiye kuyita groupe abasirikare ba Kristo. Ni groupe mu by'ukuri ivuga ibyo abandi batavuga igakora ibyo abandi batakora mbese igatinyuka ibyo abandi batinye. Bivuze iki rero? Bivuze ngo nimba abandi bari kuza kuri social media ubu nsigaye ndi kubona abantu bari kuri social media ahari kugira ngo avuge runaka amusebye amutere ubwoba hagire akore iki ni byacitse muri make kugira ngo yibonere views
ariko ntago ari kuvuga Imana. Rero abana b'Imana ntago ari uko bakora. Niyo mpamvu naje kuvuga ngo mu gihe nk'iki ni cyo gukora kw'abana b'Imana, ntago ari icy'abakozi b'Imana. Nimba abantu bameze gutyo, ni igihe twebwe dufite cyo kubwira abantu ngo ni gute Imana ipfusha wowe ukajya gutarama. Nimba runaka yaguye mu cyaha cyangwa se mu ikosa runaka, kuki ujya kwishimira ko umuntu wowe wari uzi ko ari umukristo warangiza ukajya kumuvuga ngo yagize gutya? Wakabaye ahubwo uri kwinginga Imana no kugenda ukamuganiriza ibi wakoze sibyo, akagaruka mu murongo. Ntago wakabaye ujya gufasha Satani nibyo yagiye ku karubanda kubera ibyo, ariko kuki wowe ukoze igitaramo? Buryo umukristo iyo aguye Imana ibipfushije. Yego. None abantu bari kujya ku mbuga nkoranyambaga ugasanga ibihari ni ugusebanya, ni ukuvuga byacitse, ariko ntabwo mubikora. Ikitwe ni igihe cyacu cyo kuvuga ngo ibyo ntibikwiye, ahubwo hakwiye ko turirira umurimo w'Imana, kuko ibiri kuba biteye agahinda. Yego. Ibyo abandi bakora ntabwo ubivuze gutyo ushaka utabateye, ushaka abantu bigumuye. Haramvuga ijyare ngo bigumuye, niko bimeze? Aya ntabwo twigumuye, kuko turamutse twigumuye twaza turi kuvuga wenda turi guhakana Kristo, kandi ni ukuri Kristo ni umwami n'umukiza wacu, ni nawe mugaba mukuru w'iki gisirikare. Ngira ngo abantu benshi bakabaye bumva ko n'ubundi muri rugendo turi mu gisirikare, kuko nimba Satani agabye ingabo, n'abari mu mwuka bakwiye kuba ingabo nyine, kuko na Bibiliya iratubwira ngo mutware intwaro z'Imana. Nimba ari intwaro z'Imana rero ntabwo uzazitwara uri umusivili, uzazitwara uri umusirikare. Ni nayo mpamvu rero turi abasirikare mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu tuvuga ngo dukora ibyo kuko ibiri gukorerwa mu isi byo muri kubibona ko namwe nibyo mu bihe bya nyuma. Ibyaha biragwiriye, abayobya baragwiriye, ni ahantu isi igeze aho abantu biraye, ariko dukwiriye gukora nyine ibyo abandi badakora, naho byaba bigoye cyangwa bituma wahura n'intambara, kuko turabizi cyane ko n'intumwa zagiye zihura na byinshi kugeza ubwo baterwa n'amabuye. Ni igihe rero cyo gukora, cyo kutagira ubwoba bwo guhamya Imana, kuko igihe kirageze bamwe bakaba batazanabasha kubona aho bayihamiriza, cyangwa se wanayivuga bikaba ikibazo, ariko ni igihe cyo guhamya kuri umukristo ukuri. Muririmbyi we yaravuze ngo njye ndi umukristo ibihe byose kugeza ku gupfa. Rero natwe turi abasirikare ibihe byose kugeza ku gupfa, kandi abasirikare ba Kristo. Yego. Reka tuvuge ngo Imana ijye ibashyigikira kandi ikomeze kubashyigikira. Nibidukunda nimuzaduye kaze tuzanabasura cyangwa mudusure natwe. Murakoze cyane. Gusa tuba turi kumwe n'umuyobozi buriya bizemera. Yego, bizemera, nta kibazo. Yego, twikomereze. Uri umuhanuzi, ndabizi ko uri umuhanuzi, ntabwo bitubwiye, ariko uri umuhanuzi, ujya n'abandi bahanuzi bagenzi bawe. Iyo urebye abantu bitwa, iyo urebye abantu bitwa cyangwa se biyita, ntabwo gutyo. Kuko hari abitwa, hari abiyita, hari n'abahanuzi. Ariko twebwe turashyira mu kintu bita abahanuzi. Iyo urebye ubona inshingano mwahawe n'Imana, mwahawe n'ijuru, cyangwa ko mugomba kubigenza, mu byo mugomba kubaka mubona muri kubyubaka cyangwa mubona muri kubisenya. Mu by'ukuri ntago ndavuga ngo biri kugenda neza, kubera ko hari abari kubisenya. Yego. Hari abari kubikoresha mu nyungu zabo, kubera ko n'ubundi byarahanuwe ko ngo mw'icyo gihe ngo abantu bazaba basheshengeshwa iby'irari ry'imitima yabo. Noneho rero aba bahanuzi ndi kuvuga ngo hari abari kubisenya, hari uri kugendera mu marangamutima, nkaza nkakubwira bitewe n'uburyo nkuzi, cyangwa se bitewe
n'uburyo ndi kukureba yego nkaza nkaguhanurira ibijyanye n'amarangamutima bitaturutse ku ijuru, ahubwo nkaguhanurira iby'amarangamutima, nkakubwira nti Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye imodoka, akira viza, kandi mu by'ukuri atari Imana ivuze. Rero ntago biri navuga ngo ntago biri kugenda neza, kuko nibyo twari turi kuvuga ngo hari abavuga Imana by'ukuri, hari n'abayivuga ku nyungu zabo. Ashobora kuguhanurira bitewe n'inyungu agamije kuri wowe. Rero mu by'ukuri abahanuzi bariho, ariko n'abari kubikora by'inyungu zabo bariho. Bivuga ngo ntago biri kugenda neza. ese umuhanuzi abereyeho kubaka cyangwa abereyeho gusenya? Ubundi umuhanuzi w'ukuri abereyeho kubaka. Impamvu bikomeje gutyo ni ko hari abahanuzi turi kujya tubona bitwa abahanuzi bari kuza batera abantu ubwoba ngo barapfuye, abandi bagize bake, nkibaza Imana itera ubwoba cyangwa itanga ihumure? na Yesu yarabivuze neza, aravuga ngo ntatange n'umuti. Wenda ushobora gupfa, birashoboka nkabona ko runaka agiye gupfa, Rodomo runaka agiye wenda hari urupfu imbere ye, ibyo birashoboka. ntabwo nagakaya ko urupfu rutabaho, ariko ati Rodomo mbonye upfa, ariko nukora guke urupfu tururavaho. none undi muntu mbonye umuhanuzi aje avuga ngo urapfa uko byagenda kose muri iyi minsi urapfuye. nibaza Imana ivuga gutyo nkabikemanga. Imana ishobora kugaragaza urupfu, ndabyemera, ibyo birashoboka cyane ko kenshi ijya ivuga ngo ncyuye umugeni. ariko umuntu Imana yagaragajeho urupfu ni wa mugeni nyine. yego yarangiza ishobora kuguha uburyo bwiza bwo kukubwira ati iyeze, uko byagenda kose uzataha. ariko ntabwo ari byo guza ngo utere umuntu ubwoba ubimubwira uko ubyumva ubishyire kuri social media, none se nimba yabikubwiye ukaba uzi ko agiye gupfa, ukajya no kubivuga muri rya terabwoba ryawe, iyo Mana yagutumye niyayo. Ezekiya igihe kimwe ngo yari arwaye, hanyuma n'Imana irabibona ko Ezekiya akwiye gutaha. arangije ngo ituma umuhanuzi Yesaya iramubwira ngo raga iby'inzu yawe kubera ko utazakira. yego Ezekiya yibutse Imana imirimo, ararira. uyu muntu Ezekiya biritubwira ko Imana yumvishe no kurira kwe, ko yayibwiye ati iwe buriya yarabatse nari nkeneye no gukora ibi n'ibi, ungiriye neza ukanyongerera igihe cyo kubaho. rero uburyo Yesaya Ezekiya yitwaye, n'uyu muntu ashobora kuba ari bwo yitwara mu gihe wamuhaye ubuhanuzi, nimba ari bwo koko ukabimubwira mu buryo abahanuzi b'Imana, uvuga Imana watumwe n'Imana imuha n'ubwenge bwo kubivugamo. ntabwo imubwira ngo genda hariya wirirwe wamamaza cyangwa uvuge ngo runaka arapfuye. none se runaka, Imana ishobora kuba utanafite nimero y'umuntu ikayikwandikira hariya, byo turabizi ko ishobora kubwira ati bwira uyu muntu yireza arataje. ashobora we ubwe kwinginga Imana, ishobora no kubwira ati ntazakira niyiyeze, ariko ishobora no kuba yamuha amahirwe ya nyuma. yego birasobanutse. reka tuvuge ngo Imana iguhe Esther. yego Imana iguhe ibyo byose wabitwemereye, tuzajya tuganira byinshi cyane, kandi numvishe ufite impuguro wajya unahugura nawe wakoze Imana bagenzi be. kandi icyo dushaka no kugira ngo twunge ubumwe, dusenyere umugozi umwe, turebe ko tuzagerayo amahoro, ntawe usize undi. niyo ntego yacu, dufatikanye, ntawe usize undi, tuzagereye amahoro. ubundi birakwiriye ko abakristo bafatanya muri uru rugendo, buri wese akera imbuto ziryoheye mugenzi we, kugira ngo bazamurane tuzagere mu gihugu amahoro. yego Imana ari guha umugisha, kandi imbaraga n'amavuta bikakuboreho iminsi yose. amen amen. ko Imana izadushoboza dukora umurimo w'Imana muri bya bimbo twahoze tuvuga. hari abakirimo, baracyari. reka tugushimire. noneho twinjire mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu kirimo ubutumwa Imana yashyize ku mutima ngo uzigeze ku nshuti n'abakunzi b'Umusaraba TV n'abadukurikira bose, kugira ngo buzabagereho. nimba tugiye kwinjira muri uwo mwanya, reka tugusabe noneho usenga Imana. numara gusenga Imana, uko umwuka arakuyobora
ntabwo ngo uhagara ntabwo ngo upfukame ntabwo ngo hano ibyo uko kuyobora we gusa wumvira umwuka ugenda uko ngoko ni karibu senga Imana. Yego murakoze cyane, reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibuze, dushaka bikorwe munsi nk'uko bikorwa mu ijuru. Witeka Imana ikiranuka, Imana iri hejuru ya byose kandi ubirusha imbaraga, Imana ifite ubutware n'ubushobozi mu kiganza cyawe, Imana idukunda ikatwitaho isegonda ku yindi, Imana iyo yemeye kuduhumekeramo umwuka wawe w'ubugingo tukabaho tukitwa abantu, kaduha ubutware, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye Mwami mwiza ko wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo aze acungura umuntu ubwo Satani yari amaze kuzana icyaha mu isi. Data turagushimiye kubw'amaraso y'umwana wawe Kristo, yemerera Uwiteka uyu mwanya tugeze kuri TV Umusaraba, yemerera uhereza umugisha Mwami Imana abakozi bayo bemeye kwakira Data ubutumwa tugiye gutambutsa, yemerera Uwiteka Mana nziza, Mana ikiranuka, uyu mwanya tugiye kumara hano ntabwo ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru, yemerera Mwuka wawe raganze kandi ategeke izina rya Yesu Kristo, yemerera Uwiteka wibwirira ubwoko bwawe, yemerera kandi Data tanga inkomezi ku bafite imitima itenebutse, yemerera abakurikiye Umusaraba TV baba mu gihugu cyangwa mu bihugu bindi biri hanze yacyo, Uwiteka ubagirire neza kandi ubohore inama zawe mu maboko ya Satani, mu izina rya Yesu. Umurimo ndabizi ni uwawe kandi wowe uzawusoza. Tuguhaye ikaze na karibu Papa, urakoze kuze kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Ego murakoze cyane. Nababwiye ngo turi abasirikare ba Kristo kandi Kristo nta nkuru mbi agira, ahubwo agira ijambo ryo kuburira abana be, kandi agira impuguro, kandi agira amabanga ahishurira abe kugira ngo tuzagere mu gihugu cyo mu ijuru. Data rero aduhana umugisha, nzanye ubutumwa Imana yampaye bushingiye ku magambo ari muri Daniyeli ibice 8, turaza kuza kuhasoma nyuma ibice 8 guhera ku murongo wa 23 kugeza ku wa 25 turahasoma nyuma. Reka mbanze ntange message Mana yampaye guhereza abantu. Ni ubutumwa bugenewe abantu b'ingeri zose, baba bakomeye cyangwa boroheje, ni ubutumwa bubareba. Ni ubutumwa na Imana burimo imbuzi, burimo no gukomeza abantu. Imana yantumye ibintu bigera ku 10, navuga ngo ni nk'ingingo 10 cyangwa ibintu 10 ngiye kubabwira. Imana yampaye ibyinshi ni ukuburira abantu. Bene Data bakundwa, Imana iri kuvugana namwe ikavuga ngo kuko Satani azanye uburiganya bwinshi. Muri icyo gice turaza kubisoma. Haravuga ngo abakomeye, Satani aje kugusha abakomeye n'abera. Muri ubwo buryo bwo kugusha abakomeye n'abera agiye gukoresha uburyo bw'uburiganya. Mana yambwiye ngo agiye gukoresha amavuta ava ikuzimu. Hari amavuta abashumba cyangwa abapotere cyangwa abapasiteri bitewe n'idini usengeramo bajya bakoresha basuka ku bantu bagiye kuba babahaye izindi nshingano. Ntago tuje gutesha agaciro aya mavuta, ahubwo tugiye kuvuga ku mavuta Satani ari gukoresha kugira ngo ashyire connection ku bana b'Imana. Satani azi neza ko umwana w'Imana yanga icyaha n'igisa nacyo,
niyo mpamvu aba bantu bagiye kwiyunga ku bana b'Imana, ikintu cya mbere bazakora ntabwo uzaba usengera mu idini yabo, bazagutumira ubanze ujye kubwirizayo, igisigaye bakubwire ngo watwemerera tugakorana. Hanyuma y'ibyo bazagusukaho ayo mavuta. Ayo mavuta Imana yanyeretse uburyo bajya kuyazana n'uburyo Satani abadayimoni babahereza ayo mavuta. Ayo mavuta rero Imana irambwira ngo bakozi b'Imana, bana b'Imana, bahanuzi, mwirinde no umuntu nakubwira ngo ugiye gusukwaho amavuta uzabanza ufata igihe. Imana yambwiye ngo ufata igihe usenge umenye neza aya mavuta ni mavuta ki benda kugusukaho. Aya mavuta azakoreshwa mu ubwo buryo, nibwo buriganya Satani azanye bwo kugusha abana b'Imana, bwo kubashyiraho izo connection. Imana irambwira ngo aya mavuta kandi akoreshwa basengera abarwayi. Aba barwayi aya mavuta bashobora kuyabasukaho, benshi nabonaga ifoto y'umuntu bayasukaho ahindutse amaraso, ayandi barayabaha bakajya bayisiga. Ayo mavuta hari n'ayo banywa bitewe n'uburwayi afite, ariko Imana irambwira ngo mube maso. Imana ishoboye byose, irakiza, yategeka ubwo burwayi bukakuvaho utanyweye ayo mavuta, utayisize. Bene data mube maso. Imana irambwira kandi kabiri, irambwira ngo aya mazi bagiye gukoresha amazi, aya mazi nayo avuye ikuzimu. Aya mazi Imana irambwira ngo umuntu wese ubwira abantu, umuntu uzaza kugusengera n'abafite ikimenyetso, n'abayabwiwe gukoresha amazi, ajya akoresha amazi wizaniye ukuye mu rugo atarayo yazanye. Niba agusanze mu rugo azakoresha yawe, naba umusanze aho ari uzajyana amazi yawe, aba ari yasengera, aba ari yakoresha. Gatatu Imana irambwira ngo bwira abantu bigana abandi kuvuza ibivugirizo mu rusengero, ubabwire ngo icyo kivugirizo uwakizanye afite izindi mbaraga bahamagara, wowe uri kubikora uhamagara iki? Nimba ari njye ukorera. Imana irambwira ngo mu rusengero ntago ari iribatiro, mujye muvugisha umunwa nabahaye, muzamura amajwi nabahaye, ibi bivugirizo mubireke bene data, kuko mwamaze kugibwaho n'uwo mwuka wo umuntu wese uzika avuze icyo kivugirizo atazi ubusobanuro bwacyo. Imana yambwiye ngo asenge uwo mwuka bamaze kumushyiramo wo guhamagara imbaraga z'ikuzimu umuveho. Kane Imana irambwira ngo abantu bigana bahanura bakoze mu mufuka. Imana irambwira ngo aba bantu bahanura bakoze mu mufuka, kubw'igiceri kirimo bakuye mu bapfumu bari guhanuriraho, kiri kubereka amayerekwa y'abantu aho ngaho, kubw'imiti iri muri uwo mufuka bakuye mu bapfumu ariyo iri gutuma babona amayerekwa ari aho ngaho. Irambwira ngo wowe nimba ari njye wagutumye, niki gituma ushyira amaboko mu mufuka? Irambwira ngo muhagarare nk'abana b'Imana, mwere mugaragare nk'aho muri abana banje, muhamye njyewe w'ukuri. Imana irambwira ngo abantu basigaye bajya mu rusengero bakababwira ngo muzamura ibitambaro, mugahimbaza Imana muzamura ibitambaro. Imana irambwira ngo wazanye kiriya gitambaro ni umwuka Satani yarazanye mu isi. Narangije arambwira ngo nyiri kuzana kiriya gitambaro abafitemo izindi mbaraga, mwebwe muri kubikora mutazi n'icyo muri gukora, mukabikora mumva muri guhimbaza Imana, ariko ni umwuka Satani, mwebwe muba muri guhimbaza Satani mutabizi. Imana iravuga ngo muhimbaze Imana n'amaboko yabahaye, kuko abatayafite bo bifuza kuyamanika kandi nabo bafite. Irambwira ngo ibyo bitambaro mutazi n'uburyo impamvu babikoresheje mubishyire hasi, mujye mu nzu y'Imana mufite Bibiliya, muhimbaze Imana n'amaboko yanyu n'amaguru yabahaye, kuko hari cyo cyonyine Imana yishimira. Imana irambwira ngo ubwire abantu bifotoza. Abantu basigaye bifotoza bagakora ibimenyetso by'abera iminata,
bagakora ibimenyetso bakoresheje intoki. Imana irambwira ngo mbabwire basenga uwo mwuka Satani yamaze kubashyiramo ubaveho, bagarukiraho, be gukomeza kwiyunga n'abadayimoni kandi batabizi. Imana irambwira cyane cyane aha hantu ngo mbwira ababyeyi, ugasanga umubyeyi ni umukristo yajya gufotora umwana we w'imyaka 5 ugasanga umwana yagize intoki kuriya, uri umukristo. Imana irambwira ngo mutoze abana banyu bakiri bato kuba abakristo b'ukuri, mwe gutuma bagendera mu bya Satani kandi ari mwebwe mushinzwe kubareberera. Imana irambwira ngo mugize ubwoba bw'ibyorezo. Imana irambwira ngo ko haje bikeya mukagira ubwoba, bamwe batangiye guhunga, hari abavuye muri Kigali bagiye ngo mu cyaro ngo ibyorezo bitazabageraho, ariko nta hantu icyorezo kitaragera, Imana kitazagera. Imana irambwira ngo mwibagiwe neza ko ngewe uri muri wavuganye namwe ntuye muri mwe. Imana irambwira ngo mwisi nta hariho guhungira ibyorezo mwibitinya, ahubwo mumenye ko ibyavuzwe biri gusohora. Mwambara imbaraga, ab'Imana irabarinze, barimo amaraso ya Kristo. Bamwe ngo bari gutinya ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, bari guhunga inkingo, ariko Imana irambwira ngo urwo rukingo mwibagiwe ko rwinjira mu uyu mubiri upfa ukabora. Imana irambwira ngo mwitinye cyica umubiri, ahubwo mutinye Uwiteka ushobora kwica umubiri akajugunya Gehinomu. Munkorere kandi munkorere hakiri ku manywa, mwe kujya mu buvumo nko ku gihe cya Eliya. Muhaguruke mukorere Imana, mwe gutinya ngo haje intambara, mwe gutinya ngo haje ibyorezo. Muhaguruke mukorere Imana kuko ab'Imana irabarinze. Irambwira ngo musome Zaburi ya 91 ngo mwumve uburyo Imana ibarinze. Irimo irababwira ngo mugigirimbura iyo nta kizabatwara, ngo inkota igenda ku manywa nta kizabatwara. Iravuga ngo abantu 1000 abo bazagwa iruhande rwawe, bazagwa iburyo rwawe, ngo inzovu bazagwa iburyo n'ibumoso, ariko ngo uzabirebesha amaso ngo ubone ingororano z'abanyabyaha. Ngo kandi uwihishe, ngo kuko mwebwe muri mu rwihisho rw'Uwiteka, mwe kugira ubwoba. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, mwe kugira ubwoba, mwe gutinya ibyorezo. Imana irambwira kandi ngo igihe cy'abakozi kirarangiye. Igihe cy'abakozi kirarangiye, hagiye gukora abana b'Imana. Iki kintu Imana yambwiye ngo ngisobanuze amagambo ari muri Daniyeli. Sinzi niba hari umuntu ufite Bibiliya hafi aho ngaho, ngadusomere Daniyeli ibice 5, usoma umurongo wa 25 n'uwa 26. Daniyeli ibice 25, 26. Kabisa mu izina rya Yesu Kristo. Daniyeli ibice 5 umurongo 25 n'umurongo 26. Yego. Kandi ibyanditswe n'ibyibi, ngo kandi ibyanditswe n'ibyibi, meni tekeri, ngo meni tekeri ufurasine, kandi bisobanurwa bitya, ngo kandi bisobanurwa bitya. meni bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma, Imana ibaza imyaka umaze kuri uyu murimo, ishyiraho iherezo. ishizeho iherezo. Tekeri bisobanura ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse. Wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse. Imana iguha umugisha. Rekeraho. Yesu nashimwe. Narimbuze ngo Imana yambwiye ngo igihe cy'abakozi kirarangiye,
ngo hagiye gukora abana b'Imana. Igihe cy'abakozi b'indanini kirarangiye, hagiye gukora abana b'Imana. Igihe mwakubitiye izo nama kirahagije, hagiye gukora abana b'Imana. Imana yabahaye intama ngo muziragire, izakomeretse muzomore, izirwaye muzirwaze. Imana yabahaye intama mwabasumba mwe ngo muziyobore muri uru rugendo neza, ahubwo basigaye batinya no kwinjira mu nsengero murimo, basigaye bifuza ahandi bahungira. Mana yabahaye intama, mwarazikubise, mwarazikomerekeje, zarataraye. Mana yabahaye intama, zarazimiye. Mana iri kubabwira ngo igihe cy'abakozi kirarangiye. Igihe cy'abakozi kirarangiye, hagiye gukora abana b'Imana. Nani tugirire neza. Iriravuze ngo igihe Imana ibaza imyaka wamaze k'uyu murimo yaguhaye igushyizeho, wamaze iyi myaka yose urimo urakubita intama, urimo urazikomeretsa. Abantu basigaye barataraye, bene data barataraye, ava mu cyumba kimwe ajya mu kindi ari gushaka Imana, kandi yasize umushumba. Kubera iki? arimo aramusaba iby'umurengera adafite, ngo afite imitwaro yikoreye, uri kumwikoreza iyindi iremereye kurushaho. Aho wamutuye umutwaro, aho wamuhojeje ayo marira, aho wamuhumurije, ahubwo uri kumukorera indi mitwaro. Igihe cy'abakozi kirarangiye. Bani tugirire neza. Igihe cy'abakozi kirarangiye, ngo ushyizwe ku gipimo, ngo ugaragara nk'udapimwe. Igihe cy'abakozi kigize gute? Kirarangiye. Hagiye gukora abana b'Imana, hagiye gukora Imana igiye gushyira abantu bazabasha gufasha intama bakazishora ku rwuri rutoshye, bakabasha kuzitwara muri urugendo. Aho agize ikibazo akabona uwo aruhukiraho. Nta muntu wo kuruhukiraho ukiriho, ahubwo usigaye ugera ahantu ugasanga abantu bose bari kwikorezwa imitwaro. Niyo mpamvu Imana yarakaye, mutabona insengero zifungwa, mukumva ari ibindi. Wenda bamwe bari kwikorera ubuyobozi bakumva ari ibyacitse, ariko n'ibi biri mu munyafu Imana iri kubakubita. Biri mu munyafu Imana iri kubakubita. Imana igiye gukubura, izanye umweyo, kandi uyu mureba ni muto, kuko izanye umweyo munini. Igiye gukubura, igiye gushyira ibintu ku murongo, hasigara abana b'Imana batazavuza induru bageze. None umwana w'Imana intama irazirira, nawe wahaye inshingano zo kuyihoza ukarira kurushaho. Mbese uri mu zihe nshingano? Uri mu zihe nshingano? Data aravuze ngo igihe cy'abakozi kirarangiye. Somera 6 aho ngaho, usomera umurongo wonyine wa 5. Mwumva abana b'Imana uburyo babaho, mwumva abana b'Imana bagiye gukora uyu murimo, uburyo Imana ibishimira. Daniyeli ibice 6. Yego. Abatware bakomeye, ngo abatware bakomeye ngo n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli. Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu, cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ngo kubera ko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Ngaba abana b'Imana, ngaba bagiye gukora uyu murimo, n'abana babiringirwa, n'abana badafite igicumuro, n'abana Imana ireba ikabishimira, nk'uko yarebye Dawidi ari mu ishyamba, ngo igihe yari agiye kwimikwa, hamagaye bakuru be
arabazana bamurikira Samweli, ariko Imana ikamubwira ngo njyewe ntago ndeba nk'umuntu, ngo ntago ndobanura ku butoni. Imana irangije iramubwira ngo nta n'umwe nishimwe mwabo bose. Ngo Samweli abaza Yesaya aramubwira ngo abana bawe bose nabo. Ngo arangiza aramubwira ngo hari undi w'umuhererezi ngo ari mu ishyamba agiye intama. Bene data bakundwa, ngo Dawidi ageze imbere ya Sawuli, Imana ngibwira ya Samweli, Imana ibwira Samweli iramubwira ngo uwo ni uwo umutima wanjye wishimira. Hari abana b'Imana, Imana iri kwishimira, abo nibo bagiye gukora umurimo. Abakozi barimuwe, abana b'Imana bagiye gukora umurimo. Data tugirire neza. Imana irimo iravugana namwe ngo mureke ubwoba, kuko Satani azanye umwuka w'ubwoba ku bantu, ku bahanuzi, ku bapasiteri, ku basumba. Ashizeho umwuka w'ubwoba. Bigiye guca mu madini, bigiye guca mu bayobozi, bigiye guca mu buryo bwose. Mugire umwuka w'ubwoba wo guhamya Imana. Uyu mwuka w'ubwoba Imana irambwira ngo musenge cyane, Imana ibakureho uwo mwuka w'ubwoba, kuko hari ibyo Imana izakubwira kuvuga ukabona ntushaka kubivuga, ukumva ntiwabasha kubivuga, ariko Imana ibakureho uwo mwuka w'ubwoba. Irambwira ngo mufate igihe cyo gusenga, mwambikwe izindi mbaraga, kuko ibihe birakomeye bene data, ibihe birakomeye. Urimbura arimo ararimbura, kandi ararimbura aboroheje n'abakomeye, kandi aciye mu bera cyane, aciye mu bakomeye cyane, mu buryo bw'amadini. Nkunda kuvuga ngo ni uburyo bw'amadini, kuko iri torero ni irya Kristo. Data tugirire neza. Imana irambwira ngo mukore umurimo hakiri ku manywa, mukore umurimo w'Uwiteka hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira, bugiye kwira bene data. Imana irambwira ngo mwitonde, mwitonde. Hari umudayimoni ugiye kwiyita Emmanuel. Yego, hari umudayimoni ugiye kwita Emmanuel, azaza mu bwami bwitwa Emmanuel. Aba bantu bazaza bashinga amatorero ku isi, bavuge bahamye umuntu witwa Emmanuel utari Kristo. Ndetse uyu muntu witwa bazajya bavuga ngo umucunguzi wa uwo nyawe w'ukuri ni Emmanuel, ngo Yesu Kristo. Bazajya bavuga ko yavuye kuri Satani. Ubwami bw'Imana bugiye kurwanwa muri uwo mudayimoni witwa Emmanuel uje yiyita umucunguzi. Aba bantu bazaba bitwa ko bakorera Imana, ariko bazaba bafite inyigisho zo kuyobya abantu. Bari ku masosho media mube maso, abantu bari mbese abantu mwese mube maso, kuko uyu mudayimoni w'ubwami bwa Emmanuel agiye kwimikwa. Azaba atemera Bibiliya, iyi Bibiliya yera bazayihakana, bafite igitabo cyabo banditse. Mwitondera umudayimoni witwa uje mu izina rya Emmanuel. Bazababwira Emmanuel muzabyakira, kubera ko muzi ko Bibiliya nayo yavuze ngo umucunguzi nitwa Emmanuel, Imana turi kumwe. Ariko bazaba bahakana Yesu Kristo. Nunavuga Kristo bazakubwira ko uyu Kristo ari umugereki, atari umwana w'Imana. Bazakubwira ngo Yesu Kristo mwakurikiye ni umugereki, yavuye akomotse kuri Satani, ntabwo ari umwana w'Imana. Mwitonde, mwitonde bene data. Ubwami bwa Emmanuel ni ubwami buvuye ikuzimu, n'abakozi bamaze kugera mu isi barimo barakora. Hari ibihugu byamaze kugerwamo n'ubu bwami cyane, igihugu cy'u Burundi. Mani tugirire neza, Mani tugirire neza, Mani tugirire neza. Nk'iki gihugu cy'u Burundi bwagezemo, bari kuvuga ngo Imana igiye kubimikira umwami w'u Burundi, ngo wubahe Imana, ariko uvuye mu bwami bwa Emmanuel.
ubwo bwami buhakana Yesu Kristo. Umucunguzi ni Yesu Kristo, twese turi abagabo bo guhamya ko ari Yesu Kristo. Bene data mube maso, nyemerera usome amagambo ari muri Daniyeli n'ubundi bice 8, umurongo wa 23 ugeze ku wa 25, kandi kuri Imana ikomeze kubishimira, kandi irushijeho kubakora ku maso, irushirizeho kubakora ku matwi, irushirizeho kubahishurira iby'ubwiru bw'ijuru nibigiye kuba bene data, kuko igihe cyo kiregereje kiri bugufi. Umurongo wa 23 ugeze ku wa 25. igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, ngo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga, ngo umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga, ngo umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. imbaraga ze zizaba zikomeye, ngo imbaraga ze zizaba zikomeye bene data, ariko ntizizaba ari iz'ubwe. azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. 25. azagira imigambi ituma abashishwa byose, ngo azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, ngo kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi rwose biraye, ndetse azahaguruka kurwanya ubwami bw'abami, ngo ndetse azahagurukira kurwanya ubwami bw'abami. Imana iguha umugisha. ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Dataguha umugisha. Bene data bakundwa, igihe kiregereje kandi kirasohoye. Bene data igihe cy'imperuka kiratwegereye cyane. Munyemerere mube maso, ngo uyu mwami w'umunyamwaga yimye ingoma aje kurimbura, kandi namwe muri kubibonesha amaso, aje kurimbura bitangaje, igiteye agahinda, ngo ararimbura abakomeye. Aba bakomeye ni abahe? Ni bamwe twabonaga bakomeye mu buryo bw'umwuka, ngo nabera. Numva igiteye agahinda, ngo nabera. Mana itugirire neza, Mana idutabare, ngo nabakomeye. Mamandi twari twizeye, bamwe twajyaga kwaka ubufasha, ngo nabakomeye bene data. Mana iturengere, Mana idutabare. Niyo mpamvu mbinginga mbwirijwe n'Umwuka Wera ngo mube maso, mwirinde cyane. Nababwiye ngo hari abantu bagiye gusukwaho amavuta kuko babona nta bundi buryo bwo kubafata, abagiye gusukwaho kunywa amazi, hari n'ubundi buriganya bwinshi. Imana ibahishurire. Satani aje kurimbura abakomeye mu buryo bw'umwuka, aje kurimbura abera. Mana itugirire neza. Ariko ijambo ry'ihumure, nguwo azavunagurika, ngo azavunagurika nta kimukozeho. Ko byagenda kose Satani azarwana, ariko ntabwo ari umuneshi, ngo azavunagurika nta kimukozeho. Mana itugirire neza, Mana idutabare. Bene data ndakwinginga, ube maso mu minsi nk'iyi. Ube maso, ube maso, ube maso, ube maso. Wambara imbaraga, wambara imbaraga, wambara imbaraga.
uhagarara udatsinzwe n'uburiganya bwa satani. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyo turwana nabyo ngo ntabwo ari ibifite inyama n'amaraso, ngo n'abatware n'abategeka uba mu isi y'umwuka. Mana itugirire neza, Mana itugirire neza. Ariko turashima Yesu yaranesheje, ni uwambara imbaraga. Mana itwambike imbaraga, ugire kwirinda mu bintu byose. Yemerera usome mu Baroma 13. Ndumva nenda gusoza, kandi data komeze kubana na bene data, komeza kubana n'abantu bose, arusheho kubasobanurira, arusheho kubambika imbaraga zo kunesha mu gihe nk'iki. Baroma 13, nyemerere uze guhera ku murongo wawo wa 11. Yego, reka ku murongo wa 11. nuko mujye mugenza mutyo, ngo nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka, kuko muzi ko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. ngo kuko muzi ko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye, ngo dore agakiza kacu karatwegereye, igihe twizereye, ngo kuruta igihe twizereye. ijoro rirakuze burenda gucya, ijoro rirakuze bene data burenda gucya. nuko twiyambura imirimo y'umwijima, ngo nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo, tugendane ingeso nziza ngo nk'abagenda mu mucyo, tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, batagira ibiganiro bibi, badasinda, badasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishyari, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, ahubwo twambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhurwahe imibiri yanyu, ngo kandi ntimuhurwanye imibiri yanyu bene data, ibone uko ikora ibyo yifuza, ngibone uko ikora ibyo yifuza. Imana iguha umugisha bene data, ngo mugenze gutyo, ngo kuko turi mu gihe cyo gukanguka. Basinziriye nimukanguke, nimukanguke bene data, nimukanguke. Biravuze ngo ni mu gihe abantu biraye, nibyo insengero barazifunze, usigaye naho ubona aho guteranira uvuga ngo ni kure yawe, ahubwo uri gukora ibyo ushaka. Aha niho Satani ari gukorera. Nidukanguke, ijambo ry'Imana riravuze ngo dukanguke, nimukanguke bene data, ngo twe gukora ibibi ahubwo dukora ibyiza, tugendere mu mucyo, ngo ne guha imibiri yanyu gukora ibyo yishakiye. Mana itugirire neza. Mwakoze bene data, mwakire neza ubutumwa Imana yashize ku mutima wanjye. Iby'Imana yavuganye namwe ni byinshi, mwabibyumvishe, kandi ndakwifuriza kumvira umwuka. Ndifuza ko wumvisha aya magambo, witekerezaho, ukiyimira, ukareba uburyo ubanyemo n'Imana. Nyene data, ureba uburyo ubanyemo n'Imana, cyaba ari igihombo gikomeye ubaye utarakoreye Satani ngo werure ntunakorera Imana. Igihe cy'impanda cyagera wajya kureba Kristo ukagira isoni, byaba biteye agahinda. Imana iguha umugisha, wowe witekerezeho kandi ugize izindi mpinduka. Mwakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha nawe, kandi Imana igushimire cyane ubutumwa bwiza utanze, ariko kandi bukomeye, bworoshye, ariko bisaba kugira ngo abantu babe maso. Icyo nkundira Imana ni uko Imana yije iburira abantu, mbese giturutse ku Mana iteka ryose, aba aribwira abantu ngo mwihane, mugende gutya, kuko ibi ngibi bintu bitagenda gutya. Turagushimiye, wakoze kumvira Imana. Yego, mwakoze cyane. Kandi tuvuge ngo Imana iriho ari kugenda buri munsi, nitugezaho abantu. Mwakoze cyane. Wenda reka nibutsa abantu ko tugira groupe y'abasirikare ba Kristo,
kandi umuntu we wifuza kubana natwe turamubwira ngo ni karibu, ikorera na online, kandi abantu bari kurushaho gukunda Imana, ndi kubikunda. Hari abantu benshi bagiye babwirwa ibintu bitari byiza ariko barahagera bakumva Imana, bakumva ibitandukanye n'ibyo bumvise. Rero ushaka kubana natwe muri groupe, tugira groupe ya WhatsApp ni 0757733670. Ndumva ari byo, ni nimero ya groupe ariko wanayimbonaho. Yego, iyo ngiye kubera ko ninjye muyobozi w'iyo groupe, ni nanjye nyine birumvikana wayinayishinze, ko umwuka w'Imana yarankoresheje. Wenda tuzagenda tubiganiraho ko ntabwo ari ibintu byaciye mu nzira wahita uvuga ako kanya. Na nimero yanjye ya telefone ni 0783336736, mwambona kuri iyo. Rero Imana ibaha umugisha. Nshimiye abantu mwese mwakurikiye Umusaraba TV, kandi mubikunde, mujye munabikunda, munabisangize abandi, kandi ni igikorwa cyiza uba ukoze mu gufasha abandi gukomeza uru rugendo rujya mu ijuru. Murakoze cyane. Yego, Imana iguhe umugisha kandi imbaraga n'amavuta bikakubereho. Amen. Ndifuza ko tuzasubira kandi bitari kera. Yego, reka dusoze dusenga. Yego, uyu turashoje rero, nimero wayitanze niyo ngiyo, icyifuzo ikiza ko basengana cyangwa se ufite n'ibindi ushaka kumubwira, wamamaza kuri za nimero uramubona. Reka tumusabe noneho asenga Imana, asengera Imana. Tugane ku musozi, karibu. Turagushimiye Uwiteka Mana nziza, tugushimiye ko wabanye natwe, ukabana n'Abanyarwanda, ukabana n'abari mu bihugu bitandukanye. Turagushimiye kuri Imana wandikishije ibyawe ukaba uri kubisohoza, kandi turagushimiye kuri gutanga imbuzi ku bantu bawe, kandi tugushimiye ko Mwami Imana udukunda urukundo ruhebuje. Yemerera Mwami Imana, hari byinshi wavuganye n'abantu bawe, hari abaciye bugufi. Yemerera Mwami Imana ubeze kandi ubatunganye, bayobora inzira y'ukuri yo gukiranuka, kandi ubashoboze kwihanira kureka kugira ngo bazabashe gushika muri uru rugendo. Yemerere kandi abadukurikiye bafite uburwayi butandukanye, Uwiteka uri Imana ikiza, turabizi. Yemerera ubakize, Mwami baremera amashimwe hagati muri bo. Yemerera kandi abadukurikiye batarizera Kristo nk'Umwami n'Umukiza, dore wa Isiraheli, bamenyeshe ko inzira y'ukuri izajyana abantu n'ijuru, ari uko bazanyura ku musaraba bakemera Kristo nk'Umwami n'Umukiza, bakabatizwa nk'uko nawe yemeye kubatizwa na Yohana Umubatiza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, mwamukuruza abantu ineza yawe ubiyegereze. Turagushimiye kuri Imana yumvishe gusenga kwacu. Ngakomeza kubana na bene data bose, dusabiye umugisha Umusaraba TV. Mwami Imana ubagure mu buryo bwose, kandi ikiruta byose Data, twese turagusabye ngo uzaduhe ubugingo bw'iteka. Urakoze kuri Imana yumvishe gusenga kwacu, mu izina rya Yesu. Amen.